Mwiriwe mwaramutse ni mama Kapi kandi ogiye kugaruka Dorcas. Tantine. Mama Tantine. Mama Mboke nakuya. Karibu. Naje nahageze. Bakimbona baravuze ati mwarakoze rero katubashimire twarabonye ko mutwitayeho cyane kandi turabashimira. Subscribe zararyoshye. Like ufata umwanya ukareba ikiganiro ukakirangiza. Ngiye mwihereye kisi yanjye. Yumva iyo wanjye irahenze. Ngiye nayibahaye. Ngo muyakire ariko naje mba nazibahaye nuko nyeka mutabibonye. Nayibahaye. Nazibahaye Ibahaye kera. turebe. Nayibahaye. Ibahaye turebe nyine. Yanjye irahenze. Ngo dore mukunzi wanyu nababwira mujye mukunda abantu banze mwitekerezeho. Ngo nayanjye. Ndabakunda sha. Murazi ko ndabakunda sibyo none. Babyumvise. Mugace k'ikiriro ngo akimbere niko karyoha. Haryoha akimbere cyangwa haryoha akinyuma. Ubwo bamaze barahitamo. Abakuru nyine ndabizi ko mamwe amaze kumva icyo twavuze. Batantine rero ngo baje bagarutse murazi ko tubakunda. Ariko ukigera hano hantu hita ukora subscribe please nakwinginze. Niba ubikoze rero heza giko. Imana iguha umugisha uzagere ku bawe bose kugera ku buvivi n'ubuvivure n'amafaranga kandi muzayagira cyane. No mustura yaga tuje kuyaga imibano mu bantu. Ati turagenda abantu rero muri no minsi ariko abantu yemwe abantu ugira turirimbira none harya nze no kurimba wabimishoboye ngo ariko imani harya ngwikwibutse ngo abakunzi babumuyo abakunzi bakaba ibyatsi abakunzi bakaba abagenzi yego my friend ni ikirundi y'uwitwa Ngabo. Ndamuzi muri indirimbo nziza cyane rero buriya mwabantu mwe mureke kutwibuka ariko Imana yatwibutse. Nge mazi uko mvugisha ukuri ngende biraho nyine. Iyo tuje tuba tuje kugira gutya na gutya. Abantu b'iki gihe bagukunda ari icyo ufite. Hari icyo bagukeneyeho. Umuntu niba gushaka telefone saa sita na nimugoroba diririri yewe mama Ivete umeze ute ndagira ngo usuhuze ariko nashakaga iki nagira ngo undangire twa tuntu twawe utugurira hehe yewe wamaye aka kantu nuko basigaye baramutse. Abantu rero bakunze ibintu kurusha abantu. Urukundo rwagiye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rukundo tuvuge no ku mico iri kugenda icika mu bantu kandi itakwiye gucika. Mwitondere pasiteri kazaza ababwiriza. Je ntabwo ndi pasiteri kazi. Twese turaba pasiteri mwisi urukundo bujya ruhera mu nzu naho uherereye. Pasiteri se ibyaza kutubwira si byo asoma muri Bibiliya se? Si Imana aba yahawe se? Njyewe si yo Mana ukuba yarayihawe yandusha iki kuyihabwa? Andusha gupfukama nkasenga. Uzi ukuntu ndwaye amavi no kubera gusenga cyane. Nturanyereka. Ubwo ushaka nzakwereka ibintu ntabwo ushaka amavi. Umvarata ibintu byose washatse mu buzima nta kidashoboka. Pasiteri aratubwiriza kandi natwe tuje kuvuga ku bintu kandi na pasiteri abaje kuvuga ku bindi ku Mana no ku bintu biri kubera hanze. Ako sindi pasiteri kazi. Twe tugiye kubahereza ku byacu. Wari pasiteri kazi? Ndi Tantine pasiteri kazi life. Rego ubundi ngo umumama reka ndakubwire ngo umumama rero ngo bari dogiteri umva ni mama ni dogiteri ni mwarimu ni nyiri usaswa ngo afise amantuze amatitle ateye ubwoba atabara nyine yo mpamvu ngomba kubwira. Ntabwo pasiteri se yigisha bangahe? Wowe umwana wigisha ugira ngo pasiteri yamushobora umumuhaye? Biba bigoye umwana nyine dukoze n'ibintu byinshi cyane. Imana ifite ukuntu yagiye itanga noneho abamama hari ikintu njya nkunda kwirebera. Uzarebe nk'umupapa ashaka gusigara mu rugo ugasanga aho wamusize ari na wa mwana wamusigiye aracyahamufite ariko wowe isigarana umwana urahita umenya ngo mu buriri ntihakoze isuku, muri dushe ntihakoze isuku, mu gikoni wa mwana akenewe kuhagirwa, wa mwana ageze ku isaha yo gusinzira. Ibyo byose wowe uri bubikore. Wa mwana akenewe kwigishwa kuhamagara, akenewe kwigishwa kugenda. Ibyo byose uri bubikore.
kandi basanga ibintu byose biroroganije ariko papa urira inzu ngo turi bamaboko igihumbi sinzi uwabyivuye abagore twari dufite ubu ntabwo ari ubwa wenda ntituzihe ubushobozi kuko hari ibyo tutakora ntabwo twasoba duhagaze tugomba guca bugufi wenda n'inzu dusigaye tuzurira ibyo ni ibintu biraho tukazubaka ariko uko byagenda kose guys nasanze mu buzima ishuri buri muntu wese hari icyo yakora undi atakora cyane kandi jewe rero reka ndakubwire jewe nabaye mu mihana 6 urumva imihana 6 nakuri muzima urumva ufise amagara mazima ndakomeye ariko kubw'Imana sana ngubite kuko inyuma no stop it so mu mihana 6 iyo niyo nakuriyemo iyo yose aho nari mu ishuri ubuzi ingeso ufite umva buri wese kandi cyumbwira rero cyumbarira wabaye mu nzu 6 imihana 6 uko niko n'imibereho yaho yose itandukanye buri wese afite uko ateye buri wese afite uko urugo rwose kandi uvuga urugo rwose rwari ufise uko gubatse so muri izo ngo 6 nta kuntu nabura ishuri wabura amakanya ari byiza ari ribi narize warize uko wizuka niyongeza mu mihana 6 wumva izo doctora turacyari hahandi nyene muracyari ku muco wo gucimye ati rero imico iragenda iducika urava mu nzu ukagenda udasezeye kandi siko biba bikwiye kumera mu nzu si muri toilette sivyo ubusize nk'abantu mu nzu nta kuntu wogenda ngo ugende udasezeye si byiza kuntu tugarutse turi serious ibintu ntabwo biba ari byo you have to be serious nibwirire cyo nashaka kubabwira uyu muntu yanumye ariko kuniganije sindakuniganije tugeze mu yo gusezera ntitusojeje iyo guca imyeyo ngo tubabwire imyeyo rata abana b'abakobwa namwe babye mufite abana b'abakobwa bafite agatima ko kumva nibagiye guca imyeyo bagiye gukuna noneho mbivuge mu mazina yabyo ngo kugira gute bisubiremo babyita ngo iki sinabyumvise neza ngo iki muca imyeyo basigurire rero kuko ubazaniye intuze dusigurira nanjye nkeka nasubirayo sinabwiye ko nagira namba iyo wacira agira ngo yongere n'ukuntu nabonye aho igeze iyo uwo muco aba bana bavukiye hano ndibaza ko byo bagora kubitahura biragoye n'izo ntuze iwacu hariya twarakoresha n'imiti y'ikirundi ibijya biti byo mu ishyamba ariko hano tanti nagiye kujya yicuruza mujye munyoreza abo bana banjye bacira imyeyo amadolari se murafite yama mbigisha uko baca imyeyo hanyuma ya miti bakoresha urayikura he ajya kuyizana hano hazi ibisura hakazi ibiki byose si imiti yo guca imyeyo n'izareka kuza ngo tantire mwamwumvise icyo guca imyeyo rero ratanga isi umuze mu mugane ngewe nzanakivugaho kuri YouTube yanjye nzababwira uko twakwiye guca imyeyo abakobwa bari kubyiruka guhera ku myaka 13 mbigisha ukuntu baca imyeyo byenyewe seka ari muri guca imyeyo birakenewe icyiza cyo guca imyeyo cyiza cyo guca imyeyo nk'umukunyaruhira abanuza ngaho ngo ako si uri guseka umuntu mukuru gutyo ubuseka ibintu nk'ibyo ndiko dusigurire je ndiko ndatega amatwi dusigurire ngaho tubwira ibyo tubwira bindi nabindi turacyari handi kuri ya mico bantu banje muraza kuzanira amabuye oya nta mabuye bagutera tuba turi kwiganirira ariko kandi mukuri gushira mu kuyaga uwumvise yumvise uwafise icyo atora yagitoye hanyuma uzongera ikibazo DGTV kuri Kapi Create niwe uzabasobanurira arabiseka ariko byose arabizi ikiriza ko kurabizi wikigiri indyarya abarundi n'uburyarya bwabo n'abanyarwanda ndabuzi umunyarwanda agira uburyarya n'umurundi akagira uburyarya wa murukubwira muraho yego amakuru ni meza kandi mu nzu afite ibibazo ari kuririra ngo ni meza kandi yashiriye mu nzu ugashirira mu nzu muzatwandikire tuzabibabwira nubundi nanjye yaba kuri Kapi Create murayo iyo ikiganiro basoye ndakireba kugira ngo kwireba na comment kubanditse no kubavuze
ushobora no kugipininga birashoboka kuri YouTube yanjye mukabirebaho icyo muzambaza ndi tayari kubasubiza. I'm here for you guys. Don't worry about me. Turacyari hano nyene batantine. Icyo twari turiho, icyo tutazi nico tutamenye, icyo tutazobazana. Tugomba kuzaje tubizana buri kimwe cyose tukivugira koko buri wese aza hano afite icyo akeneye. Yego. Buri wese aza afite icyaje kwiga. Harabo njya ndangira utuntu twiza tugiye dutandukanye nkumva garutse kunshimira iki. Yego. Kandi nico cingenzi. Ubwo rero nakira nyikubwiye ukumvura gishoboye kugikora. Ntakubwira nanjye se ko natabivukanye mu nda ya mama nabisanze hanze bakabimbwira. Ukabikora wabimbwiwe. Nabibwirwa ntabyo nakoze cyane hatazagira uza kunshakiraho imbuto. Urahinduye hatazagira uza kunshakira ukuntu muravuga ngo ngiye ngo nahinze ibishyimbo byiza cyane undi agahita aza ngo uzame ku mbuto ya bya bishyimbo. Hatazagira uza kumbwira ngo mwitonde cyane mutaza gusaba ibyo mutari buronke. Hatazagira uza kumbwira ngo nimwe kuri ya nyeyo kandi imye yanjye nyikubuza nge ngenyere munsi. Ubwo rero ubikeneye nzabimwigisha. Azobereka ingene bikorwa, uko bikorwa, uko bikenerwa naho bigarukira byose. Bigarukira he? Sinzi. Byose nyene urugero. Tuzagenda dutanga urugero nkuru cyane. Abari bwumve babikunze bazaze kutubaza mu kiganiro cy'ubutaha. Twagiye rero none kuri wa muco wo kutaramukanya, kudasezera mu rugo. Ugasanga umupapa arasohotse azinze imodoka aragiye, umugore arabyutse ntamenye ngo umugabo wahe azi uko umugabo bari kumwe mu nzu, mukanya kumva bamuhamagara amuhamagara wenda agize ikibazo runaka ipine rimutobokeyeho cyangwa se n'ibindi byago byose rega turabitegura mu buzima, kubaho no gupfa birajyana. Kumva ngo umuntu wabaguye kandi wari uzi uko muri kumwe mu nzu. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, barundikazi, tugire kwiga umuco wo kuganirana cyane cyane abagore n'abagabo ndetse n'abana bacu. Igihe muri kuburiri ntibikajya biba hahandi muri kuburiri mufite ibyo muri kubazanya, ahubwo tugomba kumenya gusezera cyangwa se gusuhuza. Twinjiye ugasuhuza umutware wawe, ugasuhuza umushinga nahe wawe. Umushinga nahe harya ni umushinga nahe ni umukecuru. Oya n'umugabo. Umutamakazi niwe mukecuru. Ubwo njye ndi mutamakazi. Wewe umutamakazi ariko nturagera mu mutamakazi. Ubwo natari uracyari umujene. Oya rindi zina ryo mu Kirundi. Umukenyezi. Ndacyari umukenyezi ga mugabo. Yego. Ubwo rero ukandamutsa nanjye ngakora. Si byo gusa we uko niriwe nanjye nkamenya akazi uko wagakoze. Bituma tugenda twiyumvanamo cyane, turamukanya burya ni ibintu byiza cyane. Ubwo rero si ibyo gusa si ukugarukira ngaho. Iyo ubikoze nk'uko nk'umupapa n'umumama mu rugo uba uri kurahatanga n'urugero rwiza ku bana, kandi si ukuvuga ngo ni ugusezera gusa no kuramukanya hagati yanyu. Ushaka kuvyuka nk'umwana mwararanye ukamubwira ati mwana wanje waramutse amahoro, kuko burya kuvuga indamukanyo ngo irakura n'akaraye. Hari n'aba yanaranye agashavu, hari igihe uhana umwana akaryamana agashavu akakabyukana ariko umuramukije ugasanga karahavuye. Rero kuramukanya mu rugo nubwo muri mu nzu imwe mwabyutse amahoro, burya umuntu avuye mu itiro ni nk'avuye mu rupfu. Rero kumuramutsa akamwifuriza umunsi mwiza ntacyo bitwaye. Wari umuco w'iwacu je kera twe twararamukanye. Waramutse amahoro. Bararamukanya. Buretse wenda abantu twasanze muri ibi bihugu mushaka ko muturanya akaba yasohoka akatsa imodoka, ariko nabwo iyo mumaze kumenyerana nk'ubu hano muri no karitsiye dutuyemo twebwe no mu mamodoka uzacunga baba bari kugenda bakopera niyo bakuzi cyangwa atakuzi, ku buryo niyo hinjemo undi muntu mushyashya uramumenya kuko ahita wadasuhuje. Ariko abantu batuye hano bamenyereye guhita yaba abana barakopera yaba abakuru ugasanga arasuhuje. Ibyo bintu rero bituma ari ibintu byiza wiyumvamo yaba umuturanyi wawe cyangwa n'inshuti. Ibyo rero ntitubikorera abaturanyi gusa ariko tubihere mu nzu abariho tubihera. Hanyuma nyene twigisha n'abana kuramukanya. Abana bo ngane bakiramukanya sinzi kuri abibona. Hari aho ugenda nko kumuhana ugatembera mu rugo bagahinda biruka ugira baze kukuramutsa ukibaza ibi ni biki, wewe baza ko byo bari biki. Mva n'imvano ni ku babyeyi babo. N'ababyeyi niyo badahimiriza abana kuramukanya. Ababyeyi nitwe tubitera, bundi mwababyeyi mwe bajya batubwira ngo igisha umwana wawe inzira nziza kugira ngo azarinda asaza akigendera muri ya nzira nziza. Kubona abantu ikitsi binjira, hari n'abana nk'ubu usanga barabaswe n'ibi biyobyabwenge by'amatelefoni cyangwa ama iPad cyangwa
noza amateleviziyo babifite mu byumba byabo ukaba wagera mu rugo ruteyemo nk'abana 3 cyangwa 5 ukazarinda utaha utabonye n'umwana wawe uwo mubyeyi rero ari kwibeshya ngo ari kurera gisirimu ariko ibyo wa mwana aryamanye muri cya cyumba bituma ataza kureba kuri wa muntu wageze wabo birababaje kuzumva umwana akumenyeye ku byago by'iwabo kuruta uko yari kukumenya mu byiza kubera ko hahandi ho mu byago buri wese agomba kuba ahari ariko hahandi mu byiza utamuhamagaye ngo aza kuramutse nakubona mu byago ntabwo bizaba bishimishije ariko burya umwana iyo wageze muri rwa rugo ukamubonaho afite uburyo niyo yakubona handi mu isoko azahita aba dore wa anti waje kudusura cyane kuturamutsa daramubonye yaje kuturamutsa akagendera ku iryo jambo ko abonye wa mu anti wabaramukije ahubwo nawe bikamutera ingufu zo kuba mami tusuze wa mu anti nguriye ariko se umwana uraje uri umushyitsi winjiye muri rwa rugo mu mpaye ibyo kurya muranyakiye mugize gute ibyo ntago ari byo byari bikenewe cyane kiriya kintu rero gituma abantu bagenda bisunikira mu gisirimu cyane ngo abana baba mu byumba ntago begera abantu nicyo kintu kigenda cyangiza abana aho kugira ngo unyakirize bya biryo byo ugiye kuma n'ibiki byose mamagarira abana bandamukanye mbabaze n'amakuru nabo bambaza n'amakuru niyo abana bacu nabo nibazi kubaza amakuru ariko ko umwana umwakiye abazi ko uwo mubyeyi w'aho hantu amwakira avuga ati hari naho ugenda ukuramuka yamubaza ngo uramuzi ngo je nawe ndayigira mbona ukabona nabivuga kandi umaze nkuko je nk'iwanyu hazi 3 mwahurira hahandi nko mu birori mu bukwe ugasanga umwana nakuze iryo ni ikosa riri ku babyeyi rwose babyeyi twikosore twigisha abana bacu umuco ni wo wa mbere kandi umuco uva mu kuramukanya yego si ibyo gusa hariho n'undi muco mwiza twabonye muri bino bihugu tutuyemo wo gushima no gusaba imbabazi ibyo bintu bibiri aba bantu barazi gushima barazi gusaba imbabazi ibyo bintu muri twebwe iyo tuva biri kure nk'ukwezi umwana wa Afurika ushobora no kumukubita ukabamurangiza mu mwuka atari yavuga ngo mbabarira icyo kintu sinzi niba mwarakibonye kirahari kugira ngo umwana azajye kuvuga ngo uzurabe nabo twazanye abo twabyariye hariya tukabazana hano kugira uvuge mbabarira birabaje cyane gukanda no kugira ngo wanamwica ahubwo ibase ataravuga mbabarira n'ibyo byose nabyo usanga ari ibintu biri kuva mo hagati mu nzu niba umwana arwanye n'uwundi aho kugira ngo bakiranure ubigishe gusabana imbabazi uhemukiye undi urakiranura uhita ukubita undi uhemutse undi umwohereza hari undi umwohereza hariya ntufashe akanya ko kugira ngo wongere ubahuze biyunge basabane imbabazi buriya iyo biyunze hari ikintu kiba kibaye hagati yabo gikomeye baba bagomba kumenya ko na hahandi azabakoshereje mugenzi we azahita avuga ati mbabarira burya nabikoze natabishaka hahandi rero yavuze yabikoze atabishaka nawe undi abasha kumva ko cya kintu yagikoze nyine kimugwiririye imbabazi akazimuha byihuse rero numva ibyo byose ni imico igenda iva ku babyeyi nibyo bya bindi tuvuga ngo twigishe umwana wacu akiri mutoya kubereka ingeso nziza umwereka ingeso nziza akiri mutoya kandi nawe mu papa n'umumama niba hari akantu kabaye si byo kwenda uretse wenda babandi baba batagishobotse barangiritse umupapa nawe ahemukiye umugore akibuka kumubwira ati sorry madamu cyangwa akamusaba imbabazi cyangwa n'umugore nawe nyine n'umugore yaba yakosheje wenda umugabo hari icyo yamubwiye akibagirwa kugikora yabona umutwara ati mbabarira koko byabaye kandi ntago nabikoreye ubushake agasaba imbabazi n'aba bana bari kumva ako kantu bagata mu gutwi kuki mama ari mukuru abashije gusaba imbabazi kuki papa ari mukuru abashije gusaba nabo baca biga gusaba imbabazi nuko rero niko bigenda no mu gushima niko numva byakwiye kugenda uko burya umwana ndamutumye nzanira amazi ari ayo kunywa yayanzanira yangeze imbere nkayafata nkayagotomera nkahita muhereza igikombe subiza hariya nta kumubwira thank you nta kumushima urakoze ugize neza urangije wowe uramuretse wa mwana aragiye iryo ni ikosa riba rikomeye kandi riba riri gukomoka muri twebwe ababyeyi mbere na mbere rero tujye twiga gushimira abana bacu mu bintu byose bakora nitunabagaya tubagaye ariko tujye tugira ibyo dushima tunagaye cyane rwose turi ahandi nyene imico igenda iducika n'imico myiza tuyige rero ayo makuru twari tubazaniye nta birenze gusa nuko twarabemereye ko icyo twabonye icyo twize tuzobasangiza yari mama Kapina
Dorcas. murakoze ntimwibagire gukora subscribe abantu b'Imana tuguma tuyisaba ku ntango turatanguza gusaba duheraheze mujye munabitanga ibyo biganiro ku bakunzi ba Kapi mubishyire ku masitatu kugira ngo abantu bose babashe kugenda babimenya byaba byiza ba Mireye bande bose mujye mubishyira kuri statu sasa Mireye uri kunyumva murakoze cyane ya mama we